niba birirwa barwanira abagabo hano kuri social media gusa urumva tukabakurikira mu ruhe rwego ni imyembe yeravoka ntago uzafata igiti cy'ipera ngo ugitereho ikindi mu nibishoboka nibahitamo bakorera Imana cyangwa berure bakorera shitani bakubarwanira abagabo birangire hako be kugumya kwita aba pastor bakwiye gukora iki rero kugira ngo bagaruke mu murongo muzima nukwihana bagaca bugufi bagasaba Imana imbabazi ni nyembabazi hora yicaye ku ntebe y'imbabazi ikabababarira ubu noneho Pastor Mutesi yaragezaho gukorera Imana neza kubera ko yamaze kugira umugabo babana mu nzu aho ngira ngo ubungu wenda abonye umugabo yarasanzwe ayikorera ubungu ngira ngo nibwo wenda agiye kubikora neza cyangwa yamaze kwiyicira izina n'abari bamuriho baramuva izina rye ryarapfuye yarapfuye izina rye ryamaze gupfa yatinyuka dore hari izina rye ryapfiriye d'abord si pasteur ni pasteur nigeze kumva amajwi ye avuga ukuntu yateretanye na Pastor Claude agatinyuka kuri social media ngo Pastor Claude yaranterese ndamwima amahoro kuri mwese bakunzi b'ibiganiro byacu dushimiye mwebwe mwese mwakoze subscribe share ndetse na comment nawe utarabikora rero bikore ujye ubona notification z'ibiganiro byacu mu bambere nkuko mubizi rero ko tudahwema kubagezaho amakuru agezweho atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino n'ubu turi kumwe n'umutumirwa kuri kamera tugiye kugenda tuganira twungurana ubumenyi kubiri kuvugwa cyane cyane hirya no hino watangira wibwira abadukurikiye ninde tugiye kuganira yego murakoze cyane nitwa Mukazayire Devota Mama Nana yego nanjye nishimiye kuboneka hano nkuko mwantumiye Imana ibaho umugisha uri umubyeyi nagira ngo tuganire ariko unaduha inama yego twebwe turacyari urubyiruko ese nk'umubyeyi yubona imyitwarire urubyiruko muri iyi minsi rufite uko bagenda bitwara cyane cyane kuri social media nkawe nk'umubyeyi ubibona ute birakwiriye cyangwa ari bidakwiriye bakora yewe hari ibintu ngiye mbona bikancanga niba ari uko ngiye maze gukura nkabona birenze ukwemera mu by'ukuri uko tugenda tugira iterambere niko urubyiruko rwacu rugenda rwangirika mu by'ukuri si uko ari urubyiruko rwose ariko urubyiruko rwose rwo kuri social media ngiye mbona rwarangiritse ese bura no kwangirika kandi babikora nk'akazi cyangwa ari ibintu ukora nk'akazi ariko ukisanga wakoze ibidakwiriye bitabereye ugasanga bikojeje isoni ugasanga warengeye cyane cyane ko abantu benshi barashonje none ugasanga ahantu agiye gushakira amafaranga ni ahantu hadashoboka pe naguha nk'urugero urubyiruko rugiye kuri social media ahuriye n'umugore ukuze nkanjye kandi n'umwana w'imyaka 25 ntarebye uko ngana ntarebye indeshyo yanjye ntarebye iminkanyari nazanye kubera ko afite inzara y'amafaranga ibyo namukoresha byose akabyemera kandi deja agenda namaze kwica ejo he hazaza cyane ko ngewe mbyina mvamo ariko waba yabyishimiye kubikora nubwo wenda wowe uri kwica we ababishaka ariko ntabwo aba yarebye kure ngo arebe ejo hazaza he kuko ashobora kuza asanga hari ibirwara byinshi mfite ashobora gusanga hari ibindi ariko ukaba urwaye ariko ufite amafaranga none se ntacyo bimaze ibyo ubu se ko ukiri muto waguha amafaranga yose ushaka unsubize ngo akwanduze sida akwanduza ibirwara byose biri mu mubiri we wabyemera hari n'igihe nta nizo waba ufite ariko ntabwo iteka umuntu ashaje ariko bafite indwara hari abenshi bibunza gutyo bajya gushaka udusore baba bafite ibindi bafite bagomba kubaho baba bafite ibibazo bashaka gukemura tanto se hari abajya no mu bapfumu yajya mu bapfumu akamubwira tugende ushaka umwana ukiri mutoya ibyo byose rero akabikuzanira wabwirwa n'iki imyuka afite akuzaniye no kuvuga ko turahubuka cyangwa tukananirwa guhitamo murahubuka no guhubuka cyangwa inzara ikabatera guhitamo nabi kandi burya inzara imaze gushira usubiza ubwenge kujya ukavuga ngo burya narahubutse inama nagira urubyiruko rero nuko bareba kure bagashishoza oya nta gushishoza kwanza si umukecuru ungana nanjye akundana n'umuntu w'imyaka 25 ati ayo mafaranga nyine ngiye niba nifitiye ubukene se kwaza uri umukecuru ufite amafaranga
ni kwa guhubuka. Agataho kaho rero nubwo duhereye ku byo ku rubyiruko ndagira ngo tujye no mu by'abantu bakuru. Hamaze iminsi hariho amakuru ari kuvugwa hirya no hino, ariko ari kuvugwa cyane cyane mu bantu twafataga nk'abakozi b'Imana. Harimo kugambanirana, gushyirana hanze, kubona uko umuntu umwe abayeho cyangwa nawe ukifuza kubaho nkawe, cyangwa wabona hari mugenzi wawe ubayeho neza ugashaka kumutega kugira ngo nawe umugire hanze. Ubwo ndavuga kuri story ya Mutesi Asiya n'uyu mugabo bivugwa ko wari uri gutereta Asiya, Pasiteri Steven. Ese aba ko ari abantu bakuru noneho bo bari gupfa iki? Rero iyi ni imikorere ya Satani. Burasa ni Satani cyane rwose. Buramba numva burya Bibiliya yaratubwiye ngo umwanzi nta kindi kimuzana uretse kunyaga, kwica no kurimbura. Rero yarebye bari abagore mu by'ukuri Asiya Mutesi yafatiranywe mu gihe umugabo wamaze gupfa. Nicyo kijya kimbabaza cyane, abagore badafite abagabo, abagore b'ibana barasuzugurika. Umuntu wese abakiniraho. Buriya se babaye insina ngufi kubera ko ntawe umureberera uhari. Noneho icyo navuga kuri Mutesi Asiya nyuma uwo yavuga uri kuri Mutesi Asiya siko yitwa, nawe yitwa Mutesi Asiya, yitwa Uwanyana. Sorry, yitwa Uwanyana Asiya. Uwanyana Asiya. Icyo navuga rero kuri we, ibiri kumuvugwaho amajwi yagiye hanze, video yagiye hanze ariko koza umugabo ibirenge kandi yari mama Pasiteri. Ibyo binarabihuza ate cyangwa arabasha kubyakira ate? Asiya yaguye mu gatego atazi. Urabona na Bibiliya irabyemera ko uyu mugore apfakaye yemerwa gushaka undi mugabo. Buriya se nagabyemererwa? Arabyemererwa rwose gushaka undi mugabo kuko ni umupfakazi. Steven rero yaraje amwiyoberanyaho, amwereka ko amukunze, amufitiye urukundo rwinshi, ko ashaka kumushyira mu mago, akanamufasha. Kandi koko reka nkubwire nanjye ndi umugore. Asiya afite abana bakeneye kwiga, bakeneye kubaho. Niba yaragize amahirwe akabona umufasha, sinavuga ngo yabuze ubwenge. Nta bwenge yabuze kuko yakundanye n'uwo mugabo, amuziho urukundo, amushakaho urukundo. Cyane ko burya igitsina gore twumva ibyo batubwira ntabwo ibiri mu mitima abantu tuba tubireba. Nawe kandi buri umuntu akubwira nawe ariko barwa nk'umuntu waryaryo uriya mugabo. Bivuga ko uriya mugabo yari afite gahunda yo kuba yafata Asiya akamugira umugore akamushyira mu rugo, ahubwo umugabo nawe yamara kubona ko Asiya ashaka kumuryaho amafaranga gusa akamwihorera. Asiya nawe nyine urumva ko ari kugaragara nk'umuntu nawe wateze uriya mugabo hari ikintu nawe cyangwa mukunze hari icyo amukurikiranyeho. Umva amakuru nyayo rero. Buriya niba ukundana n'umukobwa cyangwa se ukundana n'umugore, yewe ugaspendinga amafaranga yawe mu buryo bwo kumufasha, ukumwitaho, kumwereka ko namukunda. Wamara kumuspendingaho amafaranga kandi uri kumubwira ko muzabana, ugashaka ko muryamana mbere y'uko mubana, ahita abona ko urimo urashaka kugaruza ya mafaranga yawe. Burasa umugabo yashakaga ko baryamana mbere y'uko babana, kandi ariko byagenze. Uyu mugabo kandi narumvishe ko yashakaga no kujya gufata irembo mbere Asiya akabanza kubyara. Ibyo ni ukubeshya, nibyo mwumva. Ibyo byose nibyo mwumva. Ibyo byose nibyo mwumva. Ahubwo uriya mugabo yateze Asiya ngo baryamane, Asiya aramunanira. Uko nabyumvise babanza kumutegera kwa Pastor Mutesi, kandi koko niba ibyo bavuga ari ukuri, Pastor Mutesi nawe nta gakiza yaba afite, ananyumva ubundi ndamukunda, namukundaga, ariko ibi bintu niba yarabikoze nta bumuntu afite, nta ndangagaciro z'umugore. Ariko biravugwa ko Asiya nubwo wenda amajwi cyangwa se amakuru ya nyayo yuko yaryamanye n'uriya mugabo ataragira hanze, nyuma y'iriya video yagaragaye ari koza uriya mugabo ibirenge. Biravuga ko hari ibyari byabanje kumukanda ibirenge, abandi bakavuga ko ari ukumwoza ibirenge. Ni video ebyiri, abari kumwoza ibirenge, deni nyuma ibirenge yamara kubyoza akabikanda akamuma. Ahubwo se yararwaye ibiki ku buryo amwoza ibirenge? Komeruka Yesu arogeje intumwa ibirenge. Abantu bageze ku kigero cyo kozanya ibirenge, ibindi byo bidashoboka ko byaba byaranabaye. Ubundi rero ibintu bikorwa n'abagore n'abagabo
nta wabyinjiramo cyane kandi ari n'abakuru ahubwo ikosa ryabaye kuki bashyiranye hanze bivuze ngo abangaba nibo bakabaye icyitegererezo cyacu. Madamu Asiya ni umugore wa pasiteri, uwo pasita Steven ni pasiteri yaciye ibintu hanze ahangaha ngo ni umukirisitu nini. Ntabwo wa mugani pasiteri Steven nawe tumugarukeho ni iki cyamugenzaga akiri hanze ibiganiro byose yagiranye na Asiya yarabirikodera. Jembo ni cyamugenzaga kwa guharabika Asiya. Ndaguha impamvu. Ese nkubaze ubundi wajya kuryamana n'umugore ukajya gutega kamera suko yari afite icyo ashaka kugeraho kuki yamuteze kamera? None impamvu yamuteze kamera kwaro kugira ngo wenda hatazagira ikibazo kiba kamwihakana katamuzi. Oya ngomba kugaragaza ko baziranye. Reka waba ukundana n'umuntu byanyabyo ukajya kumutega kamera, ahubwo nuko hari icyabaye mbere yaho ntibacyumvikaneho. Steven agashaka kujya kumwihimuraho akajya kumutega kamera kugira ngo amushyire hanze. Sasa rero aho ngaho nituba tukiraho biraza kutujyana ku mpamvu cyangwa se imva n'imva. Noneho amakuru ahari dufite nuko bamwe babyumva nabi. Asiye yari yarimye Steven bwa mbere babonana. Steven avuga ati reka nitwaze kamera nyimutege nimwereka kamera nkamutera ubwoba aremera turyamana. Iriya video yayifashe nk'igikangisho kugira ngo akange Asiye kugira ngo baryamane. Amaze kumwereka video ati rero nyuma y'iyi video nutama ndayishyira hanze. Asiye aramubwira ati rero iki cyonyine nicyo gitumye ngukuraho icyizere. Kubunyeretse video wafashe nabwirwa n'iki ko n'ubundi nituryamana utari wifate. Batangira gushwana. None se imbuga zose ko mbona zahindukiranya Asiya, ubu n'imiryango kubona bura yose yahindukiranya Asiya, urabona Asiya ari bubyitwaremo ati? Icyo namusaba Asiya no kwihangana kuko giye uko nabyumvise yahagaze bari kugera kureba kandi katahita ngo Asiya ashobora no kwiyahura. Asiya yihangane, nta mpamvu yo kwiyahura kuko nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Imana yemeye ko iki kigeragezo ahura nacyo, niyo mpamvu agomba no kwihangana cyane ko amakuru dufite yahagaze ku ndangagaciro z'umunyarwandakazi nubwo yayobejwe akagaragarizwa urukundo batamufitiye. Kuko nekereza neza ko umuntu ashaka kukujyana urukundo batari bamufitiye ko n'amakuru ya mugabo ari kujya hanze ko ari uko Asiya ashobora ko yarakunze ibintu nawe kuruta ko akunda uriya mugabo. Ese nanjye nkubaze nkeneye amafaranga ngize amahirwe urayampaye hako sinzi icyo ugendere nyuma y'ayo mafaranga. None wibuke ko amafaranga ngewe nyaguha kubera ko hari inyungu nanjye nguteganyaho. No reka ngo urugero rutari kure nanjye ndi umugore. Asiya yarapfakaye. Umuntu amugira impuhwe aravuga ati uriya mubyeyi yarapfakaye wenda se yitwaje ko urumva ko Steven yari pasiteri yitwaje ko ari inshuti y'umugabo we. Araje aramubwiye ati rero bitewe n'ubukene bwawe numvise nako urumva bagiye bavugana kenshi. Bagiye bavugana kenshi bitewe n'ubukene bwawe numvise reka nkwereze udufaranga wenda ugura ibyo kurya by'abana. Kumbe we ntazi ikigenderewe inyuma y'ayo mafaranga. Ko ari umugabo guhereza ayo mafaranga yamara kuyagwata ariko nanjye nashakaga ko nkorera ibi. Agasanga hari umugore ufite umutima ukomeye akavuga ati yewe niba ari cyo wameraga amafaranga yawe rero stop bihagarike je ntago ibi nabikora. Sasa ibintu bya Asiya na Steven ndashaka tubihuze n'amajwi ya Mutesi n'imibanire ya Steven na Mutesi. Hari imibane yariri hagati ya Steven na Mutesi. Niba birwa barwanira abagabo hano kuri social media bose urumva twabakurikira mu ruhe rwego. Ni imyembe yeravoka. Ntago uzafata igiti cy'ipera ngo ugitereho ikindi mu nibishoboka. Nibahitamo bakorera Imana cyangwa berure bakorera shitani bakubarwanira abagabo birangire. Hako be kugumya kwitaba pastor. Bakwiye gukora iki rero kugira ngo bagaruke mu murongo muzima? Nukwihana bagaca bugufi bagasaba Imana imbabazi. Ni nyembabazi hora yicaye ku ntebe y'imbabazi ikabababarira. Ubu noneho Pastor Mutesi yaragezaho gukorera Imana neza kubera ko yamaze kugira umugabo babana mu nzu. Abo ngira ngo ubungubu wenda abonye umugabo yarasanzwe ayikorera ubungubu ngira ngo nibwo wenda agiye kubikora neza cyangwa yamaze kwiyicira izina n'abari bamuriho baramuva. Izina rye ryarapfuye. Yarapfuye. Izina rye ryamaze gupfa.
yatinyuka dore hari izina rye ryapfiriye daboro si pasiteri ni pasiteri nigeze kumva amajwi ye avuga ukuntu yateretanye na Pastor Claude agatinyuka kuri social media ngo Pastor Claude yaranterese ndamwima pastori muzima pastori yaterese undi nyine Pastor Claude yaranterese ndamwima ibyo ni ibintu umumama yakavuze niba yaramwimye yabigize ibanga rye akarwana urugamba rwe ku giti cye kucyo ajya kubivuga kuri social media wayabivuga kuri social media nukugira ngo bumve ko ari umukirisitu cyane akiranuka nyine ko atajya mu byaha kuko yamuhaye amakanzu avuga n'ibiciro byayo icyo cyonyine cyahise kimukura mu murongo w'abakozi b'Imana ejo bundi ibyo yashwanye na ni byinshi reka twigarukire kuri Wanyana Asiya ibintu byose bisa nkaho byacuramiyeho social media zose zacuramiyeho tumuhumuriza cyangwa se tumugira inama cyangwa se tumunenga yewe ndamuhumuriza nago munenga ndabanza mbuhumuriza wabanje ukamunenga banze munenge banze umunenge niba hari icyo ufite cyo kumunenga icyo munenga nuko yari amafaranga yo mu diaspora bizi neza ko atazayishyura nicyo munenze yes Asiya amafaranga yaryaga utiteguye kuyishyura yes icyo muhumurizaho rero nakagambane yagiriwe ko gufatirwa amavideo atabizi ariko n'inshuti yibifitemo uruhare n'inshuti yibifitemo uruhare akamugambana ko buri yaramugambaniye ni nka bya bindi kera uretse ko ubu byacitse mbizi imbere ya jenoside umukobwa yagambaniraga mugenzi we akamujyana bakajya kumusambanya na Siya nibyo byamubayeho Mutesi yaramugambaniye yaramuteze icyo namuhumurizaho rero nakomeje ko muteze ntabwo yabyitwayemo neza nijye nibyo nkubwira natangiye nkubwira ngo Mutesi na Siya barakundanaga amuhaye pase mva ko amuhaye pase nzima ya pasiteri cyane ko n'umugabo yari pasiteri yumva ko kuva abonye inshuti y'umupasiteri byongeye mu diaspora uzamuhindurira ubuzima yaramaze igihe abana na pasiteri nanone yaramaze igihe abana na pasiteri yumva ko ari amata abyaye yandi mavuta ariko ntiyamenya gusenga ngo abaze Imana ko burya abakristo babaza Imana inzira arahubuka aragenda erega burya inzara si ikintu ashobora kuba yari nifitiye n'ubukene yabona amafaranga akavuga ati ntacyo Imana irashubije nguye mu itaka ryiza ariko n'ukuntu n'ibigana amajwi numvishe wa mugani imibishinga yose yapangaga Asiya wumvaga nyine ko apangira umuryango we wumvaga ko nibyo yasaba gura umugabo nyine wumvaga ko ari umuryango wari gupangira kabisa urumva rero ko nta cyaha yari afite ahubwo umugabo yahita amubwira ati yewe atubwo utangiye kuzana iyo mipango yawe yo gupangira umuryango ndumva tutari kumwe ariko nanone abaye kumwe nawe kandi yarumvishe ko azi neza ko afite umuryango nawe aho ngaho twamugaya kuko niba wakunze umuntu uzi ko afite umuryango ukumva ko adakwiye gupangira umuryango ntabwo twamutinzeho cyane yari afite ikimugenza kuko yatagira ikimugenza ntabwo aramufasha ari amavideo ni akagambane ntabwo ubyumva amavideo ni akagambane kuko yamaze kuyamufata aramubwira ati nutampa ndayashyira hanze amafoto yahise aba nk'intwaro yabaye intwaro gusa icyo mushimira nayo mpamvu muhumuriza nuko atatewe ubwoba nayo mavideo ngo asambane nawe rega ibyo gusambana nta n'umuntu biza ari n'igihe hazaza indi verisi ivuga ko byarangiye ibyo ntibyabura kuko n'ubundi abantu bajya kubikora ntibabikorera ku mugaragaro ariko uriya muntu wafashe amavideo nk'ariya wasanga n'izo video zindi zihari wasanga nazo zifite buriya nazo azazishyira hanze reka tumugire inama rero inama namugira nuko yihanganira ibiri kuba byagaragaye n'ibishobora kubuza birenze ibingibi tumaze kubona yego ugira inama nta kindi namugiraho inama ni ugusubira ku rufatira agasenga ko gusenga nibwo buzima gusenga bukuraho ibihome byose yasenga yongereye yegera Imana ayisaba imbabazi aho yayicumuyeho hose Imana ihorana imbabazi ni umubyeyi mwiza asubu izi mbuga zose zagucuramiraho gatuza ari wowe ari nkawe imbuga zose ari wowe ziri kuvuga hamwe no gusenga zatuza Imana izamuha umutima wo gutuza ariko birakomeye nyine biragoye kuko njyari nkanjye bibayeho banza nahita njya gushakaho nihisha ariko ko namaze gusobanukirwa ko dufite papa wacu dukunda kuko twakwigaragura mu byondo kose tumusubira imbere akatwuhagira Mutesi nasubira imbere
nasubira imbere y'Imana nawe yihana ave mu byarimo dore Imana imugire neza imuhaye urugo ave ku masosho media. Asiya nawe rero ugomba kumenya ubwenge ntiyizere inshuti. Asiya rero nawe inama namugira gato. Asiya ni umusitari kandi yahuye n'ibibazo, kandi ibibazo nta muntu bitabaho, aho kumenya uko witwara muri ibyo bibazo ni urugamba ruba rukomeye cyane, kandi ukamenya inshuti ufite, kubera ko inshuti ufite hari n'igihe zijya mu gisebo ubwazo zakubona we nta gisebo ufite zigashaka ukuntu nawe zagira cyane rwose zaguharabika. Asiya niba waraguye mu mutego rero ihangane, byararangiye ntacyo wabifite, ndamwihanganishije rwose. niba hari ibyo utakoze ni amahirwe yawe, niba waranabikoze ibiribwe byose byaciye cyane. hagati aho dushimira abantu bose bakurikiranye iki kiganiro, abakoze subscribe, nawe utarabikora yikore ujye ubona notification z'ibiganiro byacu. buri uko tubonye abatumirwa tuzajya tubazana mwungurana ibitekerezo. nawe wumva ufite ibitekerezo watugezaho ni karibu. Murakoze cyane. Asante.